uye hasi kubera ngo yabonye ikibuno cyanjye ako bararangara arangara nigengera nigize kujya Nyamirambo ejo bundi mbona abantu bararanda avuga se hano ni muri Kigali tumirwa nyine mbora cyo mvuga ndavuga so nabo taduke naho mubyara nkibaza barandeba sone ziranyice n'igihe umuntu ashaka kubona akavuga ati mana cyane ukunda amafoto yandi ashaka kwigurira fanta akakweza nk'amadolari 500 kenshi na kenshi umukobwa uteye neza arakundwa akurura abagabo nabyo bishireho umugara muri yakumbura mukunzi bagukunda ushaka no kubura aho ngo ukabona umuntu aguhaye amafaranga natana yamusabye faranga menshi sunavuga ngahera Yuzo uvuga ati aya ndayabyimbanya byaza umusaruro nta mugabo nshaka ngiye n'umwana wanjye twigumira uko nguko yego no stress nayo mfite ngera amaji baruba nagumana n'umwana wanjye nta mugabo ukeneye abagabo ni stress uwo muri gukundana nawe turakundana haradahari yarahari tu ariko nibinzamo tuzaba nibitanzamo nzigumira gutya n'umwana wanjye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, kanizere ko umeze neza cyane wowe dukurikira umunsi ku munsi uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda wawe ikaze mu biganiro byacu n'urugendo online TV turahari turagarutse kandi tumeze neza cyane nitwa Gakire Samu Jerry nawe ari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho timu yose imeze neza cyane muri studio nakiriye Miss Sifa cyangwa se Nyampinga Sifa Karame imeze neza cyane ku Gisozi haba ba Sifa babiri cyane hako wa kabiri yanyubakiye izina yes cyane kuko impamvu mbivuga nuko nje Safiteri nafuta akabari we kwa ko yaje afite akabari kagezweho hano muri kuri fawe yego yaje nyuma yanjye nje naranje gufatisha izina ry'Ibarizi ibaze ko n'abantu benshi bajya bamagana ngo turi ku kabari kaho ngo kuri fawe Yesu nkibaza ngoga toyana bwongera aho ngaho nkorera ahandi umeze neza ndashima Imana twinjire ku kiganiro tuvuga ngo akabari ubwo Sifa nyine acuruza inzoga cyane ariko mbwira wenda ubwashize twaraganiriye ku buzima bwawe ngira ngo abantu babonye ikiganiro ubu none tujye kwiganira ku bintu bisanzwe ngo uko abantu banywa igitsina ngabo kimwe inzoga ngo zimanuka hano ngo inzinywa ko ngisinzi oya ariko se nimba uzibaha ntago ubona rezilita muri muntu wese rero afatwa bitandukanye ubu wari wabona umurokore cyangwa umuntu uri sobu ukigera ku kabari yafashwe asafatwa gute ko ngi ntabyo mbona ntago mba mbibona ngewe akose nta muntu uraza kukabara kubwira ati tubikore gute kabari kwa keshi ntabwo nkunda kuhaba nkunda kuba ndi mu gitondo nashizemo umukozi amasaha yo gusina baba wagiye mba ndi mu rugo naryamye uryama ryari 2:00 3:00 usohoka ryari nkunda gusohoka ku manwa nkunda kujya gufata ibintu by'amavideo byanjye bisanzwe ariko ibyo gusohoka n'injoro ntago mbikunda ntago ugira se abantu saba ama appointment naho yo kubonana Sheri se umuha umwanya gute ubu ni Sheri nyine agomba igihe cyose ahubwo agomba kumbona we ntabwo bisaba ko Sheri wawe araguhorana yaramurana ukuvuga ngo nicyo gihe y'uryamye mu muri kumwe ko nawe urabaza oyijuda igihe cyose se kandi ubuze ariko nawe oya Sheri ntukajye umuha umwanya wose ngomba kumbona usigariza n'udusayidi cike n'umuramuka utamahawe umwanya azajya ahandi nose uri no wamuha umwanya 100% bizabura kugenda bayavuga ngo umugabo niyo wamusongera ubugari bwa nido aragenda yego ariko wagerageje apana kuvuga ngo uramwe umwanya ntabwo bibyiza byibuza nko mu cyumweru gute abari kangahe
kugira gute uwo mwanya nyine uko uri kubivuga umwanya muhereze se Eh. ntago ngira iminsi nge nyine ugereranyije byabaye kenshi ni kangahe 3 nta minsi nge nkubwiye ko nta minsi ngira uvuga ngo igihe cyose abishakiye biraba ibiki ashaka kubona kumbona Eh. ya eh yabishaka arambona okay that's good murabana cyangwa yigataha Negsterina turabana noneho murabana Nenterina yigabamo na pana exterina Eh. umugabo wanjye nyine apana ibyamabashe umuntu wigabamo rero n'ababangamiye abandi gute se wapi aya bagomba gutaha Mm. ahandi meze neza ariko Mm. cyane cyane uri umwe mu bakobwa bijya bivuga ko bafite imiterere ikurura abagabo yego urabyemera ndabyemera urabyemera ntabwo bikubangamira ntabwo bimbangamira cyane iyo ubonye nk'abantu nyine babishidukiye ntabwo bimbangamira si byambangamira gute ubwo se iyo babaye benshi ubigenza ute babaye benshi mfite uburyo ki mbitwaramo kuko ntabwo abantu bose babahereza umwanya urabamanaginga okay uhitamo abo guha umwanya nabo kureka uwo mu mwanya ni umfitiye akamaro ugufitiye akamaro n'ufite amafaranga ntabwo ngendera ku mafaranga ibyo narabikubwiye n'ubushize ko nagendera ku mafaranga akandi kamaro usuvuze ni akayimwuka byara umuntu unyitaho we akwiteshaho iki nta mafaranga afite none se umuntu ukwitaho nuko aba agomba kuba afite amafaranga ariko nk'ubu uba ku gisozi uzi ko umuntu ashobora kuguhereza nk'igihe umwanya uwo muntu aruta wa wundi ushobora kuguhereza amafaranga umwanya ngamba nk'urugero umwanya uvuga ni gute nk'urugero umuntu ashobora kuza ufite nka stress z'ibibazo wenda abuze amafaranga yo kwishyura inzu abuze amafaranga yo kwishyura ishuri ry'umwana abuze ibiki n'ibiki ugasanga ni wa muntu uje akakuganiriza noneho ugasanga bya bindi urabyibagiwe ukabyibagirwa aba yategesheje iki kugira kugereho icyo ari cyo cyose cyangwa aza n'amaguru yaza n'amaguru niyo yaza n'igare byihorere wishuka abantu b'abandi mugere mushaka amafaranga mwabagabo mu buryo butari bwiza ariko dushaka amafaranga ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu ibibazo ibyo bikorera abagore nabo batagira akazi kwirirwa aza kwiganirishwa kuvuga abandi none ntabwo kuko kwiganirishwa uzi ko umugabo ushaka kuza mukiriranwa bigira nimugore watangiye kuzimura kuvuga abandi oya niyo uri kumubona iruhande wakuraho ibintu uganira n'umuntu umunsi wose oya niyo yakuba iruhande kuko ubu uruhande rega ntabwo rwo ngo kwicara uruhande mpaka nta buryo na bumwe ashobora kuba ari nko ku kazi akaguhamagara nta buryo na bumwe umugabo ashaka kuyaringa umugore bitarimo amafaranga cyakoze ashaka kuba ari make ariko ahari njye ntabwo ari ibyo ngibyo ngenderaho sifa ngo akunda hari nayo mpamvu hari najya nkunda gukira ngo mbumukire kandi hari amafaranga ujya wanga cyane ndabyanga nyine njye sinjya nkunda gukora ibintu kubera ko mbona umuntu ari byo anyeneyeho ni ukuvuga ngo umuntu aramutse aje kukusaba ko muryamana direct ntabwo wabyemera kereka n'indi kominikasiyo twabanje kujyana ntabwo nshobora ubwo kugira ubyemere bisaba kubanza gutereta nta no gutereta ahubwo manza ugire ibyo unkorera mbone ko hari ibyo nawe nshaka ahubwo nzanizane arabikoresha icyo akennye uzi ko n'umuntu ashobora kuguheza n'aya mazi ubonaye kaguha n'umutima mwiza undi akaza akaguheza ngo amafaranga 50,000 ijana ugasanga uguhaye agaciro wa wundi waguhaye amazi ariko baba bakwirukanye mu nzu umuntu akaguha amazi akamanuka se ariko se ibyo ni ibiki Sifa abantu mudukurikiye uyu muntu Sifa ibyo ari kuvuga muri batari scam yigendera noneho muri Kigali ubwo nyine niyo mpamvu ari natera imbere ntago bijya bikunda ushobora kuva ku Gisozi ukajya mu mujyi byibuza ukagaruka nimugoroba utanze nimero ku bantu bangahe ntabwo njya nanga inomero pe uzatswe n'abantu bangahe barazinyaka pe ariko ndavuga ati mezi yawe umuntu uza kwaka nimero kubera icyo umuntu kwaka nimero se nuko aba yankunze aba yagukunze aba yakunze iki se subwo wabura ikintu ukundira umuntu koko aba yaguturutse inyuma ariko kubera agakurura nyine ariko abantu b'abagabo tuje tuvugisha ukuri umuntu wese w'umugabo udukurikiye bajya bavuga ngo abagabo bakunda nyashi
kandi buri umuntu ashobora kuguturuka imbere utamubonye ko yamara kugucaho ese ubu nta modoka iragucaho ubone umushoferi yarangaye kurangara n'ibyabaga abagabo muri ko muremetse nibyo ndi kukubwira rero umuntu ashobora kuba akuri imbere muri kuza mugiye guhura ntakureba akakoreka ko atakubonye wamara kurenga biraba byita koza amaso ari udukaritse abantu bajya kwegereza amazi rero se ntabwo ujya gusenga ndasenga nkunda kubona wambaye ibintu bigufashe bishobora gucumuza abagabo cyangwa se bikwegereye iyo wagiye gusenga ugenda wambaye iki ibyo numva uwo munsi nateguye ntabwo ngendera kuvuga ngo nambaye ngo mirebire gusa wajya gusenga wambaye gutyo nagenda mbyambaye mu ruhe rusengero rwose ubwo kwande kandi twebwe ntabwo bigendera ubwo haba higishije nde kubera iki se kereka Yesu yamanutse ari uri kwigisha kubera iki se umwana w'umuntu ako namwe nimukarenganya abagabo kubera iki se suko hasi ubu wambaye ubusa ubwo nk'ubwo ukajya gusura n'ubusa buri se ubwo nk'ubwo wajya gusura umutipe wambaye gutyo kuki sinagenda kandi uzi ko mutari buryamane kubera iki se gumi wanyu kubera iki se ibingisi ibintu bisanzwe niba gufata ku ngufu mu kanya baramufunga ubu usanga ari bumushyirishije mu byaha mwikwize kwikweza ntiwabishobora ujya ukenyera igitenge urakigira nta nicyo ngira kandi ntabwo mbikunda umwenda muremure ugira ni uwuhe ariko ngira imyenda miremire pe no kuri social media ndayipositinga amapantaro kenshi nkunda no gupositinga amapantaro kuri social media ahubwo sinzi impamvu bibanze ku bintu bigufi ngira rero ubwashize nayivuze ariko ntitwabyinjiyemo Instagram yawe ishobora irakwinjiriza kuko hari abantu bavuga ngo followers se bamaze iki iranyinjiriza cyane irakwinjiriza uramamaza rero tunabwira n'abantu bafite ama company nabyo ndabikora urabikora ukundi kukwinjiriza uvuze nukuhe nako na ama DM hari nk'amadolari ajya nyura DM se n'igihe umuntu ashobora kubona akavuga ati mana cyane ukuri nkunda amafoto yanjye cyangwa kwigurira fanta akakohereza nk'amadolari 500 byonyine nta kindi niyo mpamvu wa muntu yavuze ngo niyo mpamvu ukunda kubona kenshi abantu bakunda gukoresha social media bazishamo imbaraga kandi ugasanga abenshi bari kubibona bakavuga ati buriya muntu biramwinjiriza ni wowe n'izihe mbaraga bigutwara kurara amafoto yawe n'amavideo umuntu mfotora ndamwishyura n'ahantu mba ndi busohokere ngomba konsoma nkishyura kandi ndumva nsohokera ahantu harenze kugira uze kugira image nziza image nziza kuko ntabwo wafata video nka mu muhanda ngo iyo video ikunzwe se neza ntabwo yacuruza yego ntabwo ari ugucuruza nibyo mvuga ni ugucuruza ni ukubona nkanjye ko yako ibintu byose nibara muri views njye niyo mpamvu ndi kubyita gucuruza ko ari byo nakubamo nibyo mba muri kubyita gucuruza rero bintu ari imbaraga nyinshi urumva imyenda ndi bugure ko ntabwo nshobora gupostinga umwenda nambaye kandi ndi busohoke uyu munsi kandi mu cyumweru ngomba kwifotozamo nka 3 amafoto posting biratwara amafaranga nabyo nakari yego aho birumvikana ibyo ari byose ibyo uri kuvuga umuntu arabyumva neza ariko binasaba ko muba mufite n'amatelefone meza by the way yego nabwo wifata video nk'iriya wifata uturiri ukipostinga kubera iki uhora ufata amafoto yawe uri kwerekana ikibuno cyane cyangwa se uhereye inyuma impamvu mbikora ngo nshiduka aribyo nayerekanye kubera ko iyo ngenda nose iyo umuntu agenda nenge kuvuga ngo uzarebe n'aba bakobwa bafite mu maso gafata amaso manini naje nicyo yerekana yerekana ikintu azi ko ari cyo cyiza kuri we naringiye kuvuga ngo wabonye abakiriya bawe aribyo bakunda mpita nibuka ko ari aba followers ni aba followers oya nubwo ari iyo mpamvu ko nanjye nicyo kice cyanjye nkunda rero iyo umuntu afite ikintu arakirata urabizi ko uteye neza cyane ndabizi barabikubwira kuko mbibwira ndi n'umunyeshuri niko nari imeze niko bakubwira ko bambwiraga abanyeshuri ntabyo nakubwiye ubwo byatumye uvuga ati ahubwo wasanga ari nawe wabibonye cyane kurusha abandi buriya umuntu utakubwiye ikintu ufite ngaho uteye neza da nibonera amahoro uteye neza kuba umuntu ateye neza bishobora kumwinjiriza cyane cyane reka tuvuge i Kigali cyane rwose byakwinjiriza ariko byakwinjiriza mu buryo butandukanye
mpa nk'urugero uburyo bubiri Yeah. umukobwa uteye neza bishobora kumwinjiriza. No, akenshi na kenshi umukobwa uteye neza arakundwa, akurura abagabo. ya nabyo Bivuge bishyireho neza. umugara murera kumva aramukunze, Bagukunda ushobora no kubura aho ngo ukabona umuntu aguhaye amafaranga atanayamusabye, ya kubera kuba uteye neza gusa. Ya Ukoze ko none se kuki abantu bagenda kwiteresha ibibuno? umukene Kubera iki? azapfira i Kigali umutindi azapfira i Kigali. Ibaze ko nk'ubu hari nk'umukobwa uzi ngo ebana kugira mbone amafaranga ndajya no gucoracora ahubwo Yeah. ndagenda ncuruze ndagenda ngira no undi wari gutekereza ko uko nteye ukomeze birambeshaho mu mujyi. Ndakubesha uko nyine none se nimba ari byo ufite abandi badafite. Babarira umbwire abo bapapa babaho Bagira gute? batanga amafaranga y'ubuntu babaye. Abagabo bafite amafaranga rega menshi. Hari umutipe mushiti wanjye kera niwe ugeze bashakisha. bavuga ngo abapfubuzi babahe. ngo bigeze bamubeshya ngo ahantu bahagarara ngo ajyayo yarateruye ngo arega gatuza ngo yikaraga ngo nk'inshuro 5 ngo buri umuntu n'umwe umuhamagara aritahira. Nanjye mba ni kwibaza abakobwa inshuro nyinshi ari gihe uvuga ngo yahuye ngo umupapa mwiza ngo anyishyurira inzu. Abo bantu babaho wenda bijya bikunda ko baho twazanye nk'umukobwa tukamukoresha ikiganiro ababaye hakaboneye ko umufasha, ashobora kuba umugabo, ashobora kuba umusore, ashobora no kuba ariko ngiye simpamya ubufasha bw'umuntu w'umugabo ku mugore bibaho. Nukuri umuntu ashobora kugufasha nta kintu bushobora kuba ari nka kwa kundi yo njya mbona yo bagiye nko gutega nk'inyoni cyangwa inkoko bakamena umuceri ahantu hari urwobo ikaza ari wikurikiye, cyangwa se wajya nko gutega intare ufata inyama ugashyiraho umushibuka yagenda igiye kurya ya nyama. Nje mbibara uwo muntu bugiye kuguhaye amafaranga haba hari ibintu byinshi by'imitego biyariho, ariko udahita usobanukirwa ko wowe amaso yawe ari kureba amount of money ugiye kwakira. Noneho abakobwa namwe mujya muturenganya abasore. Umupapa wenda ashaka gushaka amafaranga akakugura akakarita ka 5 cyangwa k'ibihumbi 100 cyangwa 200. Umukumva ko n'umwana mungana wo muri age zawe nimba atabigenje utyo ngo abaye akabwa sha none umudipe na akabwa ntabwo mwagiye mushyiramo imiyaga. Ubu ntiwakunda n'umusore ngo umufashe? Namufashe umuntu ukunda rega nta kintu wamwima. Oya ariko n'ubundi abana bazi ubwenge arakubwira ati genda muzehe yagoye n'undi turayasangira. Umuntu ukunda nta kintu wamwima rega ntabwo bamuhaye kubera ariko muri rukundo rwose uba uzi ko umuhaye uzi ko muzana abana wenda urugero ukavuga ati nyamuha agatera imbere niko gutera imbere. Amafaranga y'umusaza ariko yaryuje abuka uvuga ati kagende muturitseho akamete nigendera ntazagwayo. Ari ukuntu umuntu wese afite umuntu akunda kandi ibyo ari byo byose urukundo ruba rutandukanye n'irari ry'amafaranga tuba dufite. Even if yari rose ko ntari nabona n'umunsi n'umwe nkawe nko kuri platform yawe ntiwapostinga aho umuntu w'igitsina gabo niyo yaba yapfuye menye utamushyiraho kubera iki? Kuri iki platform zanyu umuntu akagufata akakujyana Dubai. Ariko n'umushiriho umuntu wakujyanye Dubai ninde? Wa mwana urangije kwiga segonderi nta kazi urabona. Iwanyu turahazi, bene wanyu bose turabazi, nta muntu niyo baba bafite ubushobozi ariko nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yaguhaye amafaranga yo kujya gukiniramo Dubai. Wenda uwo muntu wakujyanye wajya wangana basi ugashyiramo n'akaboko ke. Basi isuru yihorere cyangwa umushyiriremo akaguru mu ifoto. Wari wafata kariri wasohokanye n'umuntu ukamupostinga cyane? Genda mupostinga. Upostinga ndi shiri wanje abantu benshi baranamuzi by the way. Nukuri nako ndembesha papa w'umwana ariko wowe ufite abasheri benshi. Hari papa w'umwana we mufitanye urukundo ruzahora mpaka nga ubizi uteze nubwo mwashwana mufite bonde y'ibibahuza ikintu gikomeye cyane kibahuza cy'umwana. Wenda byarangiye. Oya buriya ariko
bishobora kurangira cyane cyane iyo mutigeze mugirana ibindi bibazo byo gushwana, muhurira ku mwana akumbura umwana ukamumuha, ushobora kumumushyira akamugarura, yamugarura imvura ikagwa akarara, birashoboka. Izo ni ingero. Ushobora iyo ufite umuntu, buriya umuntu wese gukundana n'umuntu ufite umuntu babyaranye batigeze batandukana nabi wenda ngo bibe bibi ku buryo baba batake avuga ati sha njyewe ex wanjye nta kibazo rwose, n'umwana mwiza gusa twararangizanyije. Aho ngaho bugiye kujya muri relationship ikomeye irimo ibibazo, kandi nawe niko bimeze. Papa w'umwana wawe muri inshuti kandi ngo ufite she none se ubwo papa w'umwana wawe ni best oya ndamwubaha ko twabyaranye cyane. Umwubaha ko ari we muntu wabashije gukora ibyananiye abandi bose. Amaye karabaye hakoze umuntu gutera inda ngaho inda ze zarabuze. Nejo nabonye muri Tanzania uriya mukobwa wari Miss Tanzania 2006 wa kera, Miss Wema Sepetu. Yakundanye na ba Diamond, yakundanye n'abantu benshi. Bamwe bati ntabyara, none ejo bundi hayize umutipe bitawozo abamuteye inda. Gutera inda rero nabyo ni impano reka. Ntabwo wapfa kuviriya ngo ndaje ntera inda. Ndase n'insina bagiye gutera. N'umugisha ni umugisha uva ku Mana. First of all ni blessing. Ntabwo rero nimba Imana yaramunyujije mw'uwo mugisha no kubaho. Ngomba kumwubaha nyine. Nako kantu ko kumwubaha ko kananarenze. Nitugira ubwo haza gakurikiye ngo aho yanyuze. Ngaho nyumvira ya. Uzari inkise mvuze. Ibitekerezo. Iyo bavuze ngo aho yanyuze wumva iki? Nibabarira. Niki? Nunuma mwarahuye. Oya. Yego ntabwo mbivuze mu kinyarwanda cyabyo ariko no kwa Ni iminsi y'urukundo. Ngaho. Wowe kuri kubica ku ruhande ariko. Oya. None se uba wumva ari nk'ayo amafaranga menshi menshi ushobora kuba ufite ku buryo wakumva ko udakeneye umugabo. Faranga menshi si unavuga ngahera. Byuzo uvuga ati aya ndayabyimbanya byaza umusaruro. Nta mugabo nshaka. Ngiye n'umwana wanjye. Twigumira ukunguko. Yego no stress. Nayo mfite ngeramagije baruba nagumana n'umwana wanjye. Ntabwo bifa. Nta mugabo ukeneye. Abagabo ni stress. Uwo muri gukundana nawe none aharadahari. Yarahari tu ariko nibinzamo. Tuzaba nibitanzamo nzigumira gutya n'umwana wanjye. We arabishaka. Yumva yabyanga se. Ubuse kutaramubyarira. Kutaramubyarira. Nawe nzamubyarira ariko nzamubyara twabanye tubana nk'umugore n'umugabo. Mukoresha ubuhe buryo? Ariko ubwo kugira gute se? Kugira mutabyara. Zarasa ibyo hari ikiba hagati yanjye nawe sibyo ko mbukunda. Kandi yigaba mu kigo. Kuba mu kigo se bivuye. Have. Umuntu yakigaba mu kigo se agatahiraho. Kubera iki? Ntago bibaho. Bibaho cyane. Nayo yaba ari muri kuva harimo interina ya padiri na masera. Azasanga haravutse agapadiri gato cyangwa akamasera gato. Oya ntabwo byakunda ibyo ngibyo. Ibyo byo birabaho ahubwo ufite uburyo ukoresha kandi ni wowe ubuzi. Ntabwo. Hari ibintu byinshi byateye. Rimwe na rimwe ugasanga ngo umukobwa yakuyemo inda. Iyo wumvishe nk'umuntu ko yakuyemo inda wowe ubwawe wemeye kubyara, sinzi wenda sirago wanyuzemo nyinshi kugira ngo ubyare uriya mwana, wumva bimeze bite? Wumva se kuba yakuyemo inda n'uburenganzira bwe? Hari n'abantu babyoroheje rwose biba bimeze nko gusuhuzanya. Ebana swapu kageramo kagenda. Nzi umukobwa yigeze kubivuga ngo ubona umuntu ngo ubyaye rimwe ngo ukanga gushaka umuntu wabyaye ugashaka uwakuyemo 15. Wowe gukuramo inda ubifata ute? Ni bibi cyane, icyaha gikomeye kuko ntabwo ubuze ko hagiye mwindi wayibyara
cyane nayibyara. ni ryari ushaka kumva nabahe bantu ushobora kuba ufite ku buryo utwite irindi akavuga ati byaba bibaye too much. Mba numva nzabyara abana ninshaka umugabo ariko rero namushaka nzagumana umwe gusa. Mba numva niyo twaba dufite amafaranga nabyara abantu batatu bonyine. Nyine ndi kubaza ngo ugomba gukoresha ubuhe buryo? Ibyo byose ugomba kuba ufite uburyo ntabwo rega mbigendera mu njyewe. Tuvuge igihe uzaba washatse. Yego, igihe muzaba mubana. Nzakoresha onapo. Cyangwa se mbari iminsi yanjye. Ntabwo wakoresha agakingirizo? Ubana umugabo? My God. Urakazi? No ku kazi ndaducuruza. Ujya udufungura ngo urebe? Ntabwo bifungura. Ntabwo uragafungura? Happy. Uzagafungura urebe. Hanyuma simfashe. Ugomba kugira experience. Ubaze gucuruza ibintu utazi ariko. Ntabwo mbizi ndabicuruza, usubiye inzoga ko nzicuruza ndasinywa. Ushishikariza abantu kudukoresha? Hakaba gahanitse n'ahantu abantu bose bakabona. Abakagura bagenda cyangwa akagura kiri mwabo? Oya, bakagura bagenda bagagatwara. Nk'abantu mwe n'ukuri kose mukoresha uduki. Abura agakingirizo karinda ibintu byinshi. Byinshi cyane. Harimo ushobora kutandura uburwayi bakagufatira sida, kuba utatira umukobwa inda, yego, imitezi, ni ibintu byinshi cyane. Uvuga iki ku bantu baryamana bahuje ibitsina, abalesbienne? Ngeze mba numva bitanabaho. Ukunda abagabo? Mba numva bitabaho kuba umukobwa. Ukunda abagabo? Ukunda abagabo? Nkunda abagabo. Nese nakunda abagabo, urumva nakunda umukobwa mugenzi wanjye gute? Nyine ndikunda koje ukunda abagabo. Abagabo byaterwa n'ukuntu buryo nabandi kumukundamo. Ntabwo uri umulesbienne bumva byo bakora bitanabikunze ukunda abagabo. Yego, nuse wakanga umugabo. Bumva bafitiye ubwuzu. Karabaye. Ukunda abagabo bameze gute? Bameze gute? Byari byose buri muntu wese afite crush we guye. Tuje. Wowe mbwira physical appearance umutipe uhagaze yari ushaka. Agira amagambo menshi. Nkaya yanjye ubwo ngiye ntiwankunda, ngo waranje kuva mu. Nje navuyemo. Umutipe utavuga nk'uyu mbese. Ngo ntabwo twaganiriye ngo menye ibye. N'uyu ntaravuga. Urumva? Ikindi cyagute? Ikindi nyine umugabo wumva wakunda bagomba kuba meza ati. Nje nta wundi no umugabo ugira amagambo make. Ushobora kubana n'umuntu mugakora ubukwe mutararyamana? Cyane rwose. Asanze imashini idakora? Ntabwo iyo mba naramukundiye. Ikira Mariya. Ntabwo nkunda umuntu ukora ngo kwa sexy oya. Nshaka kugukunda nta bindi bintu ngendeyeho. Twere umutima mwiza rero naho nahereye. Ushaka kubana n'umugabo w'ikiremba mukibanira? Cyane rwose nagukunze. Ariko ukamuca inyuma. Nshobora no kumara n'imyaka ubuzima bwanjye bwose nabyo nkoze. Ujya umara igihe kingana gute ibyumweru bingahe? Ibyumweru by'iki se bavuze n'imyaka aho. Imyaka ingahe? Imyaka cyangwa iminsi? Imyaka. Utagira ute? Nta mugabo muye nawe. Nge ntiduhuye. Apana guhavinga na sex wenda gukwana sex n'umugabo ya. Ariko iyo ubikoze ntuzira inzovu n'ibiti byose biva mu nzira. Kubera iki se biguma kuba mu nzira? Kwa ko habashize igihe se. Rimwe na rimwe tuba dufite abakobwa baba kuri social media cyane cyane usanga bafite abashiri hanze. Ukundana n'umuntu ni iki kintu wenda nuwuhe muntu wo hanze bigeza gutereta wenda agiye kuguha amafaranga menshi agusaba ibintu ubona utabishobora? Ngo nuwuhe? Mbwira nyine nka story wenda y'umuntu yigeze kuba kandi yabura kuba yarakubayeho. Umuntu wagusabye naked picture cyangwa kubwira ati aka video cyane benshi. Aka video ni se nta video. Nta video kaba hanze. Natwe. Mukanya hazaza a few moment later. Abantu benshi ndabizi abantu benshi baba ko uri social media usanga yafite nk'umushero mu diaspora ngo bafashanya. Mu buye buryo se bwo gufasha. Yakuri. Yakwese. Eko wajya uvuga ikinyarwanda cyuzuye. Yakurese abantu ntibayizi nuko umuntu ashobora kwiga ari muri Amerika kwiga amasomo ari hano mu Rwanda.
Mbese n'abantu Ubwo ni bakora ukuvuga nta ngo bantu nyine bakora muri internet hari sex chat hari video sex barazikora bibaho ntawe uri wayigupropoza oyanjye ntawe barabimbwiye ko ntabwo byashoboka bibaho abantu benshi barabikora niyo mpamvu abantu benshi banakize ari ukuyikora video no kuha umuntu akavideo wakora iki nuko twahura pana video kuyohereza kuri telefone no hagaye urarenze wowe ati ngiye ntabwo mba nshaka ibindi bintu by'imikino mba nshaka hari n'abakobwa bagira amadepresiyo ugasanga baguze artificial what do you think about it ntabwo ari artificial intelligence ariko ni artificial boro ya bantu barabigura zintuza zo gukoresha akavuga ati njyewe nta mugabo bantesheje umutwe nabyo nyine n'umwanzuro warafashe bite n'ukuntu baba barabigiriyemo ibibazo hagiye ufata umwanzuro ukavuga ati ngomba kubaho gutya ngo abantu baba baraguhemukiye ari benshi kandi kuko bibaho reka dusupoze ko ikiganiro dukoze harimo abantu bagiye kuvuga ati uwo mukobwa namukunze bisaba iki kumushyigikira kuri social media zanjye zonyine nta bindi njye oya ashaka ko nta bindi akore subscribe byonyine n'ibindi social media zanjye apana ibindi byo kunkunda kuko mfite umuntu nkunda kandi ntabwo nabakunda ari babiri warata ntucike intege nta mugore ujya upfa kwemera ku munsi wa mbere kubera iki umva social media zawe rero ugiye kubwira abantu first of all wenda tuze dusoza ukoresha izi social media kugira ngo abantu bakore ikiganiro ni nayo yego nyamukuru bagukurikire muresha Instagram TikTok Instagram witwa nde Sisini 7 Sisini 7 ni umu afite babyandika ni sana N na karindwi afite Sisini 7 nguyu afite Sifa Fashion Lifestyle afite 350 akose nk'aba bantu ubu baraje bose bakurikiye ikibuno cya Sifa n'izina ry'Imarado aba followers n'umuhanzi adafite hagiye kugira 400 ndaga fosha rukara amenya nanjye ko ninsanzwe ngufollowinga we yego Sisini 7 niyo Instagram ubishatse wayinyuraho ukananyura cyangwa sandike nyine Sifa itabibona yego Sifa umuntu itabibona ukananyura inbox ukamwandikira kunyandikira bwo kujya mu musubize babigoye oyo uzabasabeza ntabakange ntago nzabaha nimero ye nanjye ako nuwishaka uzahamamagare mbanze nje kumubaza mubwire ngo Sifa tutange nimero ese uko uvuga ngo abantu ntibakwandikira habaye hari umuntu ufite umugisha wawe ushaka kuguha yawo guha gute hari uburyo umuntu akwandikira ukabona ko afite ibindi agiye kukubaza bitari iby'umugisha ariko ngiye nkunda umuntu uri straight to the point how much ngo wese ngusubiza rero kandi barabyandika pe barabyandika nkavuga zi nk'uyu muntu yarerewe he kwezi abantu bo kuri how much nibo basima ariko se ubwo ninde wabwiye ko Sifa ari umuntu gute wabwira umuntu how much umubonye utamuzi ubu usanze ari igini uri barabyandika nkababasinyibaza umuntu nta muntu urakubwira wenda muhurire nko outside of the Rwanda nko hanze barahari benshi barahari uzajya hanze ryari morayo ni mu rugo ni mu rugo hehe hose ako ntago muzi Uganda no mu Burundi byibuze ukurira indege ugatinda mu kirere naho indege ijya Uganda aho ubukicaro ikabigezeyo i Burundi ho noneho ntumenya ari nibiki nanjye ni hano hafi tu ntago urajya Dubai yo ntago ndajya ko ibintu bya visa ni ikibazo kwibona umva jya Dubai pe kandi umuntu muzajya kujya ahantu kubera ko hari ibyo ugiyemo bigutwara hari umuntu nzi ushaka kugutwara Dubai Dubai ubundi ni iki kiriyo kirenze aho kujya Dubai wazi batsindika gugu naho waza kandi ugasanga ahubwo uhaboneye umugisha kurusha uko wakajya izo za Dubai Sifa reka ngushimire ku mwanya waduhaye ariko nanone hari ikintu wigeze kumbwira urambwira ngo rimwe na rimwe
nibwo utabivuzeho neza rimwe rimwe usanga abakobwa bafite imiterere ugeze gutya hari kuntu ushobora no kuri kugenda ukabona abantu baragonganye usanga umuntu imodoka ayitaye muri rigori ariko ureba ikibuno ese nari rakubaho umuntu yagonze se cyangwa abantu bagakubita oya wenda bararangara gusa ariko ntabwo ndabona umuntu waguye hasi kubera ngo yabonye ikibuno cyanjye ako bararangara arangara nigengera nigize kujya Nyamirambo ejo bundi mbona abantu bararanda ndavuga se ni muri Kigali tumirwa nyine mbora cyo mvuga ndavuga so ntabwo batandukanye naho mubyaro nkibaza barandeba isoni ziranyica jya ugenda wambaye ibitenge nari nambaye n'ipantaro ntabwo ari kubona nambaye umwenda mugufi nari nambaye ipantaro mfashe tu ariko abantu baratangaye ndavuga se asante sana kuza wakoze hano ni mu rugo ngira ngo tuzongera tuhure tuganire ariko ingingo nyamukuru sifa mujye kuri YouTube channel y'Ipinizi hano mukore subscribe mureba afite utuvlog twiza mujye no kuri Instagram ye TikTok hose mu following byose turaza kubitaginga kugira ngo mubashe kubigeraho mu buryo bworoshye cyane wakoze cyane kuza n'ubutaha uzagaruka hano ni mu rugo nakoze cyane nawe